hariho nk'abantu bagiye bahura n'ikibazo gikomeye, bagahura n'abatubuzi, bagahura n'abahanuzi b'ibinyoma, bagahura n'abababeshya, noneho bikamuzimiriza igicaniro cyo gufasha imfubyi n'abapfakazi, bikamuzimiriza igicaniro cyo gufasha abababaye. Ukavuga uti nta muntu nzongera kugirira neza, abantu bose babaye abajura, abantu bose babaye abatubuzi. Ariko sibyo, isi iracyarimo abantu bazima. Ahubwo sana igicaniro cyawe, usabe, usenge, Imana iguhuze n'abantu bazima, ndetse n'abo batari bazima tubasengere. Bene data, nta muntu wo kujugunya dufite, nta muntu wo gutabwa dufite, nta muntu wo gucibwa dufite. Imana ni inyembabazi, igirira buri wese imbabazi uko bwije n'uko bukeye. Imana ihabwe icyubahiro, Imana ishimwe. Murakoze cyane ku bantu bose tugiye kujya tuganira cyangwa se dufatanya muri uyu mwanya wo gusenga. Turabasuhuje aho muri hose mu mpande zose z'isi. Imana iduhana n'umugisha. Reka rero muri ibi biganiro tugiye kujya tugirana muri aya masengesho, muri uyu mwanya wo gusenga, muri ibi bihe bikomeye bitugoye, ni byiza ko dufata ibihe byo gusenga. Reka nabwo tubanze dusenge kugira ngo ibiganiro byacu bizagende neza. Mana yacu, ise w'umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye. Wabaye Imana mu ruhande rwacu, uhereye kera kose uri Imana, ntujye uhinduka, kandi wavuze ko uzabana natwe, uzagendera muri twe, uzakorera muri twe imirimo n'ibitangaza. Reka jyewe na bene data bose abo tugiye kujya dufatanya uyu mwanya wo gusenga no kongera gusana ibicaniro byasenyutse, Mwami utugirire neza, ubane natwe, Mwuka wawe wera abane natwe, adushoboze, adukomeze, atwigishe, kandi Mwami tugumye muri Yesu Kristo, Imana izahabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mu bibi bihe bigoye, mu bihe bitatworoheye, ibihe bitoroheye isi yose, ibihe bitoroheye abantu bose, abakuru n'abato, abakomeye n'aboroshye, umwanzuro nta wundi ni ugusenga. Ni ugusenga, tukiga uburyo bwo gusenga, kandi mu bihe byacu byose byo kubaho tugahindura uburyo bwo gusenga, kuko gusenga bizana umugisha, gusenga bikiza indwara, gusenga niko Bibiliya ivuga. Bibiliya iravuga ngo gusenga k'umukiranutsi bikingura ijuru. Ikindi ngo gusenga k'umukiranutsi bigira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Rero nifuje ko muri ibi biganiro, nifuje ko muri ibi bihe, muri uyu mwanya twajya dufatanya ibihe byo gusenga. Kandi gusenga ntabwo ari bya bindi bagiye batwigisha byo kuvuga ngo uvuye hamwe ugiye ahandi ngo nibwo usenze. Oya, gusenga, igisobanuro cyo gusenga ni ukuganira n'Imana. Gusenga ni ukuganira n'Imana. Uri mu nzu yawe waganira n'Imana, uri mu nzu ugenda waganira n'Imana, uri mu modoka waganira n'Imana, ahantu hose uri ushobora kuganira n'Imana. Bityo rero ndagira ngo duhindure uburyo bwo gusenga. Abantu benshi bafata gusenga nkaho ari kwa kundi gusa ngo tuzamura amagambo yacu y'amarangamutima, kwa kundi tuvuga dutondekanya amagambo tuvuga ngo Mwami Yesu turagushimiye, n'andi magambo yose dukunda gukoresha, ugasanga byabaye nka uniforme, cyangwa se ugasanga ni amagambo ahoraho nkaho yanditse mu gitabo. Ibyo nabyo ni byiza kwereka Imana cyangwa kubwira Imana amarangamutima yacu, nabyo ni byiza. Ariko gusenga bijyana no gukora ibikorwa byiza, gusenga bijyana no gufasha abatishoboye, gusenga bijyana no gusura abarwayi, gusenga bijyana no kuvuga ya magambo nyine y'amarangamutima, ndetse rimwe na rimwe tugakora n'ibyo bita kwiyiriza ubusa. Byose bihurira rimwe mu gikorwa cyo gusenga. Bivuga rero ngo gusenga ni ministeri nini cyane cyane.
iyo ntekereje uburyo bwo gusenga mbona abantu baba bibagoye cyane, abantu birabagora cyane, ugasanga abantu barakubwira ngo kwiyiriza ubusa byarananiye, njyewe sinshoboye gusenga, njyewe ntabwo mbizi, njyewe iyo ngiye gusenga mbura amagambo. Ariko gusenga ni igikorwa umuntu yiga, ni igikorwa umuntu ashyira mu mutwe akavuga ngo ngiye kubikora, nk'uko ugambira gukora ibindi byose, nk'uko ugambira gukora ikintu icyo ari cyo cyose, nk'uko ugambira kuvuga ngo ngiye gucuruza, nk'uko ugambira kuvuga ngo ngiye kujya nubaha abantu. No gusenga urabigambira kandi ukabigeraho. Yesu ashimwe, Imana ibaha umugisha. Rero muri ibi bikorwa tuzagenda duhuriramo byo gusenga, tuzagera igihe cyo gushyiraho iminsi, twavuga ngo umunsi wo gusengera abarwayi. Ubwo abafite ibyifuzo by'uburwayi n'abafite abarwayi n'abafite imiryango irimo abarwayi, tukavuga ngo uwo munsi tuzawufata tujye twirirwa dusengera abarwayi. Noneho tukavuga ngo hariho undi munsi wo gusengera ingo. Murabibona ko ntabwo ari mu Rwanda gusa, ni mu rwego rw'isi yose. Satani yahagurukiye ingo, Satani yahagurukiye imiryango, Satani ari gusenya imiryango. Kandi mwibuke ko Imana ikunda imiryango, Imana ikunda gukorera mu bumwe, Imana ikunda gukorera mu muryango. Ni nacyo cyatumye ishyiraho Adamu na Eva. Ntiyashyiraho Adamu gusa, ahubwo imuha umugore ndetse babyara n'abana. Imana ikunda umuryango. Kubera ko Imana rero ikunda umuryango kandi bishaka gukorera mu muryango, ubu Satani yahagurukije intwaro ikomeye yo gusenya imiryango. Ntabwo ari mu Rwanda gusa, ntabwo ari Abanyarwanda gusa, ahubwo usanga ahantu hose hari amadivorce, n'ababana babanye nabi, abagore ntibumvira abagabo, ntabwo babubaha, abagabo ntibakunda abagore babo. Icyo nacyo ni ikindi kintu gikomeye Satani yahagurukije mu isi, kandi kizakurwaho cyangwa se kizarwanwa n'amasengesho. Ikindi twajya dusengera ni uburyo kugira ngo abantu bongere bakunde Imana, abantu bongere bige gusenga, abantu bongere bashake mu maso h'Imana. Reka mbabwire, mu by'ukuri namwe mubyitegereje, aho utuye, aho ugenda, aho usengera, aho ukorera, ubyitegereje wasanga ibicaniro byinshi byaduhuzaga n'Imana byarazimye. Ariko ndabizi neza Imana yo iradukunda, idukunda urukundo rukomeye. Nicyo cyatumye ivuga mu ijambo ryayo, ngira ngo ni mu gice cya Yeremiya cya 32:1, aho avuga ngo nagukunze urukundo rukomeye, nicyo cyatumye nkwiyegereza. Haleluya. Rero kubera ko Imana idukunda, ni mureke tugaruke, mureke tuyigarukire, twongere dusane ibicaniro. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Kandi namwe ndabizi muranyumva, murabizi ko niba wararirimbaga urabizi ko utakiririmba, niba warasengaga wigirije ubusa urabizi ko utakibikora, niba warubahaga Imana ugatinya ibyaha urabizi ko utakibikora. Uyu munsi ibyaha bigotomera nk'unywa amazi. Rero nta kindi kintu kizatuma Imana itugarukira, nta kindi kintu kizatuma duhura n'Imana, nuko tugarura ibicaniro byo gusenga. Ibicaniro byo gusenga tubigarure hehe? Mu mitima yacu d'abord. Mu mitima yacu habemo ibicaniro byo gusenga, habemo ibicaniro byo gukunda Imana. Twongere dukunda Imana, twongere tuyubahe, twongere tuyishake, twongere dushakashake mu maso hayo. Imana izabidushoboza. Kandi iyo ufite igitekerezo cyiza, ndabizi Imana iragishyigikira kandi ikakugarukaho, ikakubwira ngo mwana wanjye komera, mwana wanjye ndi kumwe nawe, mwana wanjye kora gutya, nyuraha, bigenze gutya. Bene data, ni mureke tugaruke ku gicaniro cyane cyane cyo gusenga. Urabizi ko wasuraga abarwayi, urabizi ko icyo gicaniro cyarazimye muri wowe. Wasuraga bene data, wasuraga bagenzi bawe, wahoraga ushakisha amakuru y'ukuntu umenya bagenzi bawe uko bameze. Bene data, ese muracyari mu mwuka? Ese muracyasenga? Ese muracyakijijwe? Uyu munsi
abantu usanga umuntu amara amezi 2, 3, 4 utazi niyo umuntu atuye. Ibyo bicaniro byose byarazimye, bivuga ngo twataye Imana. Mureke tugarukire Uwiteka. Haleluya. Ndabizi neza Imana ni urukundo, Imana ni ibyishimo, Imana ni ibyiringiro, Imana ni inyembabazi. Nituyigarukira nayo izatugarukira, nituyikunda ni ukuri ibigeragezo, amakuba, uburwayi, ibintu byose turimo byose Uwiteka azadukiza muri byose. Haleluya. Nimuze tugarukire Uwiteka, nimuze twongere dusa n'ibicaniro, nimuze twongere dusa n'ibicaniro muri twebwe byasenyutse. Abantu ntibakigira urukundo, igicaniro cy'urukundo cyarazimye, igicaniro cyo kwihangana cyarazimye, igicaniro cyo kwizera cyarazimye. Nubwo akenshi mvuga mu bintu bijyanye no gusenga cyane, nuko nzi ko gusenga ari ryo huriro ry'ibyo bicaniro byose. Umuririmbyi wa 62 yaravuze ngo mu gihe cyacu cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane, atambuka n'inyenyeri. Ngo umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. Nuko ngo nta handi hantu twasanira ibyo bicaniro, nta handi hantu twavugira, nta handi hantu twahurira n'Imana, nta handi hantu twaganirira n'Imana atari mu gicaniro cyo gusenga. Haleluya. Abisiraheli bigeze bata Imana, Abisiraheli bigeze bayita ibicaniro birasenyuka, bashyiraho ibicaniro bya Bali, bashyiraho ibya Shera. Abahanuzi ntibaba bagihanura mu izina ry'Uwiteka, batangira guhanurira, batangira kuba abahanuzi ba Shera na ba Bali, kubera ko umugore wa Ahabu witwa Yezebeli yari yarazanye izindi mana muri Isiraheli, bituma umwuka w'izo mana uganza cyane. Noneho n'Abisiraheli barahindukira, ntibaba bagikunda Imana, ntibaba bakizera, ntibaba bagisenga, ntibaba bagikora imirimo y'Imana, batangira kuyoboka ibyo bigirwamana. Bene data, kugeza n'ubwo ku rwego rw'abahanuzi nabo batangiye gukorera ibigirwamana. Ariko igihe kimwe Imana ihagurutsa Eliya. Haleluya. Bibiliya ivuga kuri Eliya, iravuga ngo ni umusuhuke w'Itishubi. Ntabwo igaragaza ubwoko bwe, ntigaragaza ko yari umukire cyangwa yari umukene, ntigaragaza ngo yari afite umugore cyangwa umugabo. Niyo mpamvu Imana igiye guhagurutsa abantu batandukanye, ititaye ku buhamya cyangwa se navuga kuri seve, sinzi uko nabivuga, ni nko ku miryango cyangwa se amatitire runaka. Ahubwo umuntu wese ugiye kuyumvira, umuntu wese ugiye gusana igicaniro, igiye kumukoresha iby'ubutwari kandi imukoresha iby'imirimo n'ibitangaza. Iyo ushaka izo nkuru uzisoma mu gitabo cy'Abami, mu gitabo cya mbere cy'Abami, cyane cyane usomye ku bice cya 17 n'icya 18. Ariko tuvuze ku cya 18 aho dusanga ko Eliya usomye ku murongo wa 20 avuga ngo Ahabu ateranyiriza Abisiraheli ku musozi w'i Karumeli. Haleluya. Bivuga ngo natwe tugiye kuzamuka umusozi, tugiye kuba kuri uyu musozi twongere tujye gusana igicaniro. Zamuka umusozi wo mu mutima wawe, zamuka Karumeli yo mu mutima wawe, wongere ujye gusana igicaniro. Eliya icyo yakoze, yafashe amabuye ahwanye n'imiryango 12, arongera arayasana, akora igicaniro. Abwira abahanuzi ba Bali na Bashe ati namwe ngaho nimusana ibicaniro by'Imana zanyu. Ayo mateka murayazi, ndetse n'umuntu wiga gusenga n'umuntu wiga gukizwa azi inkuru za Eliya, ukuntu umuriro wamanutse. Iyo dusomye ku murongo ngira ngo wa 39, aho avuga ko umuriro wamanutse mu ijuru ugatwika igitambo, ngo abantu bose babibonye baravuga ngo iyi Mana yo mu ijuru, Imana ya Eliya niyo Mana. Abantu barongera barakizwa, abantu barongera begukira Imana, abantu barongera bakunda Imana. Bene data, nimureke tugarukire Uwiteka, nimureke twongere dusa n'ibicaniro. Erega iyo tuvuze gusenga usanga abantu bavuga ngo
ngo buriya ngo umukozi w'Imana runaka, ngo abahanuzi runaka ngo nibo basenga, ngo buriya nibo babwirwa. Oya, mu mpano yawe ibuka ko wacuruzaga utibisha umunzani, icyo gicaniro cyagiye. Uyu munsi ibintu byarakomeye, harimo corona, harimo ibibazo, ubukungu bwasubiye inyuma, ibintu turabizamura uko twiboneye, abacuruzi batangiye kuba abajura, ariko igicaniro wari ufite cyo gucuruza, wacuruza gutibisha umunzani, ukanyurwa nayo wungutse, ukavuga ngo niyo cyaba ari 1000, ariko nibura Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Bene data, icyo nifuza, igitumye nje kuri kamera, igitumye nje navuga ngo ni kuri bambone, nukugira ngo abemera ko dufatanya uyu murimo wo gusenga, mureke duhaguruke aho muri hose. Imana ndabizi ni ya hose na kure. Imana ni umukozi w'umuhanga, ibera hose icyarimwe. Imana iri mu Rwanda, iri no mu mahanga. Imana iri hano muri iki gihugu cy'u Rwanda, iri no mu migabane yose y'isi. Aho uri hose numva iki kiganiro, uhagurutse umutima wawe, uzamuka umusozi wawe wo mu mutima, wongere uvuge ngo mbese niki nakoraga Imana ikishima. Uyu munsi nkaba narakiretse. Reka mbabwira kandi kantu, hariho nk'abantu bagiye bahura n'ikibazo gikomeye, bagahura n'abatubuzi, bagahura n'abahanuzi b'ibinyoma, bagahura n'abababeshya, noneho bikamuzimiriza igicaniro cyo gufasha imfubyi n'abapfakazi, bikamuzimiriza igicaniro cyo gufasha abababaye. Ukavuga uti nta muntu nzongera kugirira neza, abantu bose babaye abajura, abantu bose babaye abatubuzi. Ariko sibyo, isi iracyarimo abantu bazima. Ahubwo sana igicaniro cyawe, usabe, usenge, Imana iguhuze n'abantu bazima, ndetse nabo batari bazima tubasengere. Bene data, nta muntu wo kujugunya dufite, nta muntu wo gutabwa dufite, nta muntu wo gucibwa dufite. Imana ni nyembabazi, igirira buri wese imbabazi uko bwije nuko bukeye. Haleluya. Ndabasaba, mbinginga, mbasengera, mbasabira kugira ngo Imana y'amahoro, Imana y'imbabazi yongere itubabarire, yongere itwunamure. Mpagaze mu cyanditswe kimwe ubwo Nehemiya yamenyaga ibyabaye ku musozi w'iwabo. Nehemiya bamubwiye amakuru, bamubwira ukuntu ngo amarembo y'iwabo yahiye, bamubwira ukuntu inkike zasenyutse, ngo arababara cyane, amara igihe ababaye, amara igihe arira. Nanjye maze igihe ndira, maze igihe mbona ibintu, mbona uko Satani azutaguza abantu, Satani adukina nk'ukina umupira. Ubu yahagurukije intwaro y'abarozi, yahagurukije intwaro y'abapfumu, yahagurukije ibyaha, yahagurukije ubusinzi n'ubusambanyi, yahagurukije ubugambanyi. Mwene data, ndakwinginze, subira mu mutima wawe, urebe ngo mbese niki cyantandukanyaga, niki cyantandukanyije n'Imana, niki cyatumye Satani atangiye kunkoresha. Ko nari umuhanuzi uhanurira amahanga, uhanura ibintu bizima, ndetse ibyo mpanuye bigasohora. Niki kiri gutuma uyu munsi ibyo mpanuye bidasohora? Ukavuga uti narasengaga nkabona ibintu bigenda neza, niki kiri gutuma uyu munsi ntasenga? Ese ko kwiyiriza ubusa byananiye? Ni hehe natakariye? Ni he naguye? Niki cyatumye mva ku Mana? Bidatinze ntabatindiye, reka twifashishe iri jambo riri muri Zaburi ku gice cya mbere, uhereye ku murongo wa mbere. Iyi Zaburi ndayikunda cyane, ivuga ibintu bikomeye. Nawe nubishyira mu nyurabwenge uraza kumva aho watakaye, aho wagiye, uburyo watambitse ibirenge. Uyu munsi umwuka w'Imana akaba atari gukorana nawe. Haleluya. Kandi iyo tuvuze umwuka w'Imana ngo ntari gukorana nawe, abatarabatizwa, abatagiye mu nsengero bagira ngo bo ntitubavuzeho. Oya, ntabwo uzi se ko nawe wagiraga ibikorwa bya bindi bavuga ngo ni ingeso nziza?
ukora ibikorwa byiza bigatuma ibintu byawe bijyamo umugisha, ndetse ibyo utekereje gukora byose bikagenda neza kubera ko uri umugira neza. Uyu munsi ntukigira neza kubera impamvu runaka tutabona uburyo dusobanura. Reka dusomere ijambo. Riravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo mu igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Kuri 4 haravuga ngo ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Nicyo gituma ababi bazacibwa ku munsi w'amateka, n'abanyabyaha bazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Imana iduhanane umugisha kubw'iryo jambo. Bibiliya iratubwiye ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Ni ryari dukurikiza imigambi y'ababi? Ni igihe cyose umuntu agukoreye ikibi nawe ugashaka kumukorera ikibi, icyo gihe nawe ugukurikije umugambi w'ababi. Mugiye kumbaza muti none se umuntu nagukorera ikibi ujye umwihorera gusa? Oya, wimwihorera gusa ariko wikora ikibi kubera ko umuntu yakoze ikibi, ahubwo icyo kibi gisimbuza icyiza. Haleluya. Ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Reka dutange nk'urugero. Hakaba nk'igihe umuntu akajya nko muri quartier cyangwa se mu nshuti zawe akakuvuga nk'amagambo mabi, akakuvuga ibintu bibi, ukabyumva kandi ukababara, kandi koko birababaza bene data. Ibi mbabwira nibyo n'ukuri birababaza. Kumva umuntu yakuvuze nabi, kumva umuntu yagusebeje, kumva umuntu yakuvuza ibitari byo, kabone niyo byaba ari byo, ntabwo ari ngombwa ko umuntu agenda akwirakwiza amakuru ya mugenzi we. Ariko noneho nawe ikintu uhita ukora, uhita urakara, ukamurakarira, ukamwanga n'umutima wawe wose. Icyo gihe uba ukurikije imigambi y'ababi. Iyo umwanze kubera ko yakuvuze, ngo uyu ukoze ikibi kubera ko undi nawe yakoze ikibi, burya uba ukurikije imigambi y'ababi. Imigambi y'ababi ni ukugira nyine ngo badukure ku Mana. Icyo gihe kandi nawe uzamuye kamere uba uvuye ku Mana, uba ukurikije imigambi y'ababi. Reka rero tuvuge ibingibi. Nimureke twongere dusa n'ibicaniro. Mureke dusa n'ibicaniro. Abantu bose tuzajya duhurira muri ibi biganiro. Mu by'ukuri ndabashishikariza kugira ngo mwongere murebe mu mitima yanyu. Imana izadushoboza. Imana ni nyembabazi. Nukuri Imana nimuyigarukeho, iratubabarira, iratugirira neza, iradukunda. Ni kumuririmbyi w'150 yavuze. Yaravuze ngo mu byiza byose Imana yavuze nta kirutu cy'uko umwami Yesu ankunda. Haleluya. Ngo kandi nanjye ikinsubizaho Yesu ari cyane nuko ibuka urukundo rwe. Ibuka urukundo rwa Yesu, ibuka aho yagukuye, ibuka ibyo yagukijije, ibuka ibyo yaguhaye. Ibibi bye kukuzabiranya ngo wibagirwe ibyiza Imana yakoze. Imana iduhanane umugisha. Reka dusenge kugira ngo iri jambo ribe mu mitima yacu kandi rigwiremo, rishoye imizi kandi rizadufashe kugera ku byiza byose dukeneye. Imana iduhanane umugisha. Mana yacu, ugira neza bugacya bukira. Girira neza buri muntu wese uzareba ibi biganiro. Nk'umugisha izi cano zitanga ibiganiro by'ukuri mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana nizikorere mu isi yose, zikiza abarwayi, zibyutsa abaguye, abatarakizwa bakizwe, kandi wongere ucane umuriro mwinshi mu mitima yacu kugira ngo twongere tugukunde. Hari amasomye ko ari wowe utuma dukora ibyo ushaka ko dukora. Shyira ubushake bwinshi kandi bwiza mu bantu, icyubahiro kikugarukire. Izina rya Yesu rishimwe. Amen.